reka mbashimire kandi mbahereze ikaze bakunzi ba Stone TV Show. Jyewe nitwa Dudoscenko. Uyu ni umwanya w'inkuru yacu I do credit him episode ya 7. Mbahaye ikaze rero, mbibutsa gukora subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Jyewe rero ngiye kukugezaho episode ya 7. Duheruka episode ya 6 Ana bamupangiye. Sinzi ibintu Erasto yahaye Ana muri koka yiwe, Ana bikarangira sinziriye. Aida we ntabwo yarazi biri kuba kuko yarari mu kazi, ndetse na Rita yarari mu kazi, na Samantha bose bagiye mu kazi. Igikorwa cyari kiri kuba ni icya Erasto ndetse na Ana. Erasto ni ibiki yarari gupanga? Erasto biriya binini yari yahereje uriya mukobwa, byari binini nyabake bituma uriya mukobwa mu masegonda make yari amaze gusinzira. Erasto se yari agamije iki mu gusinziriza uriya mukobwa? Ntabwo tubizi, reka dukurikirane episode ya 7. Welcome. Erasto abonye ibyo amaze gukora ko byakoze, abonye ko Ana yamaze gusinzira, ahita atangira, yes, I'm the only biggest in the world. I am only man who can prepare something and do it well as I do it now. Let me show. Ngiye kurya show. I'm going to show that guy. Aida ndakuzi. Uyu mukobwa icyonze cyarabo wanjye. Ururwo ni mu rucika. Okay, reka njye show. Aida arambona. Ako kanya Erasto yahise ahagurutsa Ana, amuteruye aragenda amurambika ku buriri bwo muri roge. Ahita afata telefone ye, ahita ashyiramo kamera, ayishyira ku kabati ka garde-robe, aho neza iyo telefone ibiri gukamera ku buriri hose, maze asetting iyo kamera. Arangije aragenda akuramo imyenda yose Ana nawe ariyambura, maze aramusambanya, kandi amusambanya ari no gufata ayo mafoto n'amavideo. Ntabwo tuzi ngo iyo video arayikoresha iki, nta nubwo tuzi ngo ari gupanga iki, ariko Erasto yasambanyije Ana mushuti we, Ana besto wiwe yaramusambanyije, ari no kumufata amavideo. Ku rundi ruhande ho Aida yarahagurutse ayitaye rwose, afata amadokima yiwe ayafungira muri klaseri. Arangije abika ayo madokima muri bag, ariko atarayabika muri bag abanza kureba ko nta kintu yibagiwe. Arangije afunga bag atarashyiramo ayo madokima, arasohoka afunga biro yiwe, ahita ahurira neza ku muryango na Rita, maze aramureba byonyine, aramusuhuza amupepeye, ahita atera intambwe za mbere abanza imbere. Maze Rita, excuse me boss, suri gato, ziriya mpapuro utaye ntabwo ari zawe, kuko mbonye zituruka muri iyo karaseri yawe. Okay, sha urakoze cyane pe, ngaho buretse nzitore wikirushya, sibyo? Reka nze nzitore, nta kibazo wikwivuna. Rita, oya nta kibazo, reka ngufashe dore ntanabirangije, ahubwo teka neza karaseri ntacyo nongere nzigushyiriremo. Aida, urakoze cyane pe, urakoze. Harya witwa Rita? Nitwa Rita. Aida, okay, najyaga nkubona ko nyine duhurira mu kazi, ariko sorry ntabwo narenze izina ryawe. Uri gusohoka, uri gutaha se? Ko nanjye ndi gutaha ngo dusohokane. Maze Rita yahise ahindura izindi gahunda yari abanje kujyamo mu biro, aprofita ayo mahirwe yo gusohokana na Aida
Rita. Okay, ntazo ndimo ndasohoka, nanjye ndimo ndasohoka, nacyo reka tujyane nta kibazo, ndumva ntacyo byaba bintwaye. Aida, okay, tugende nta kibazo, kandi urakoze cyane pe, nzabe kwishyura. Rita, oya nta kibazo nyine, ntabwo nari gutuma usiga dokima zawe kandi buriya ari iz'ingenzi. Baragiye bose bagera ku muhanda, noneho Aida, none se wowe utuye hano hafi cyangwa nawe utega mu moto nkanjye? Nyine njye ntega mu moto kuko ntabwo nta hano hafi. Rita, nyine nanjye ntago ari hafi, ntega moto ariko ndumva hari utuntu nari nibagiwe muri biro, ngiye gusubirayo, hari utuntu nari nibagiwe muri biro, nyine ugira urugendo rwiza. Aida, okay, urakoze cyane, ariko nawe uze kugira urugendo rwiza by the way. Reka negereze iriya moto aba ari ingeraho njyane nayo, maze nawe ndabizi nyine nuva gufata utwo tuntu urahita utega moto utahe, sibyo? Buriya tuzabona n'ejo, kuko nanabibonye nyine turanegeranye, nkunda kukubona, ariko ubu nibwo tuvuganye, nabwo tumenyanye, ndakeka tugiye kuba inshuti. Rita, nyine twaba inshuti nta kibazo, turegeranye nk'uko wari ubivuze, nanjye najyaga nkubona, gusa wenda njye nyine icyo nakurushaga nari nzi izina ryawe, ariko nyine by the way nawe wakoze, ngaho reka nsubireyo, ndabona umumotari ahageze, ujyane n'iyo ngiyo, reka nsubireyo, nanjye ndahita nza gutega, nta kibazo, ndahita nza gutega. Aida, okay, nta kibazo, ngaho bye, nta kibazo, ubwo ngubwo tuzahura ejo, bye, ciao. Maze bose basezeranaho, Aida yurira moto, Rita nawe asubira muri biro kuko hari byinshi batarabanza kuzuza, ariko yashakaga kubanza guprofita, gusohokana n'umusore akunda cyane. Noneho asubirayo afite ibyishimo byinshi cyane, ntabwo yiyumvishaga ko yavugana na Aida, ntabwo yiyumvishaga ko Aida ashobora kumuha umwanya bakaganira. Ku rundi ruhande Erasto we yari ari gukora ibyo akora, maze amaze kubikora arongera arambara neza, yambikana Ana neza, arangije ajya gufata telefone, ahita afata ya video, arayisevinga neza, arangije. Erasto ni njye mugabo. Erasto, igikorwa ukoze kigiye kuguhesha umukobwa wakunze, igikorwa ukoze kigiye kumuguhesha. Maze rero agasore ngo ni Aida, ibyawe nabirangiriye, byose birarangiye. Iyi video ndayitumye ngo reka ndye show. Ndabashimiye rero bakunzi ba Stone TV Store, twari turi kumwe muri aka kanya. Jyewe nitwa Dodoschenko, nabagezagaho episode ya 7 y'inkuru yacu I do Quered Him, bashishikariza gukurikira episode ya 8. Ese Erasto iyi video wafashe ari kuyipangira iki ko yihaye ibyizere byinshi by'uko yegukanye umukobwa? Ko kari kwivugisha ko Aida ibyiwe birangiye? Ese ibirangiye ni ibiki? Ni urukundo rwiwe na Ana cyangwa se n'ubuzima bwiwe? Reka tuzakurikire episode ya 8 y'iyi nkuru yacu. Jyewe nitwa Dodoschenko.